imbaraga ye nimuve ku miryango nimwinjira mu nzu imbere tope estance bantu benshi bugamye kumbaraza ariko buryo umuntu ari ku rubaraza amashuheza agira ute amusanga ku rubaraza. Imana ikugirire neza cyane wowe unyumvishe papa, Imana ikugirire neza mama, Imana ikugirire neza. Yesu akubere maso, Yesu agushigikire, Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza, wongera ubwira Imana ngo Mana undinde kunyagirwa n'iyi mvura. Bantu baradamaraye, bantu barasinziriye mu bihugu byo hanze mwitwaje amafaranga, ariko reka mbabwire ngo rata imvuzi iraje kandi zitandukanye. Top estance amafaranga mwayimuje Imana, ariko Imana iracyakora, irababwiye ngo nimukanguke nawe. Yesu araje kandi aje gukora icyo yagambiriye gukora. Imana ibagirire neza. Tope estance tayi bonesire gostinevo sase doveria sire mando yasika hele wazo pe estaya bonesance gostinevo sase doveria sire etabo kenevoni sheria vo sase doveria sire. Abantu baradamaraye, abantu barasinziriye, ariko Imana ije kubakangura. Ibonesire gostinevo benshi muri bamwe akazi bagiye kukabura kubera iki? Imana yarabahendahenze mwanga kumva ibiti amatwi muyavuniramo ibiti. Abantu benshi bagiye kuja baje mu kazi, bagira mu kazi basange ibintu byahindutse, musubireyo kubera iki? Imana abantu babaye abanyamagambo, abantu babaye abarozi mu buryo bw'amagambo, ariko Yesu ari kubigenzura. Ariko Mana, Imana iraje. Tope estance Imana iraje ije gukina n'abantu bayikinishije, abantu baracinye, ariko Imana iracyavuga ngo nimutsine, kuko Imana ije kongera gukina n'abantu bagize ute bayikinishije. Imana ikugira, reka ngubwire nawe uri mu bihugu byo hanze ngo Yesu arababaye, wongeye kubamba Yesu, wongeye kumusubiza ku musaraba. Yesu ari kurira, Imana ikugirire neza. Yesu ari ku musaraba ngo igisamba kimwe kirangije kirabirinduka kibwira Yesu ngo nibura umwana w'Imana ugira wikize natwe dukize. Ariko ikindi cyo kirangije kiragirire neza kandi Yesu abashigikire. Yemwe banyamagambo, Imana ije guca agasuzuguro. Top estance mwigize abafarisayo ku ngufu. Reka nongera babwire ngo mwibuke ko abafarisayo bari baza amategeko, ariko kuyica bakaba bambere. Imvura uzayikira. Imana ikugirire neza. Topesta ya winevo sanse doveria sire mando yasika. Itabove sanse doveria sire mando yasika. Imana ibagirire neza. Abantu bari mu mubanda ari benshi, abantu bari ahantu hataramaza ari benshi, ariko reka mbabwire ngo rata nimwitege ko iyi mvura nibasanga ahantu hataramaza izabanyagira. Eta bove sanse contre bove tope nevo sanse dokeri. Urambwiye ngo abantu benshi uje kubakanguza ibimenyetso. Heto pesta ya bone sanse gostinevo sanse doveria sire. Eta bove sanse contre bove sheria vo sanse doveria. Eta bokenevoni rejeta bove sanse contre bokeria. Abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV, turabasuje kandi turabamukije mwese aho muherereye mu bice bitandukanye, Majyaruguru, Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza, ushaka kudukurikiye utameze neza mu bintu bitagenda nko kubyifuza, ariko reka tubwire ngo nawe ihangane kandi ukomere. Birashoboka yuko ejo byakunda cyane ko iyo dusenga, iyo twizera, ikora byose kandi ishoboye byose, nta na kimwe kiyacinanira, kandi mu byishoboye n'ibyo byawe birimo. Twishimiye ko namwe rero tubahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu cy'uyu munsi kivuga butumwa. Nimba utarakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byose tunyuzaho umunsi ku munsi. Ikindi mwandike comment, muduhe ibitekerezo byanyu, kuko aho tugeze n'ibitekerezo byanyu biterwa n'ibitekerezo byanyu. Muduhe ibitekerezo byanyu, muduhugure, mudutere courage kugira ngo tubone imbaraga zo komeza uyu murimo utoroshye. Ikindi nimba mwifuza no kudushyikira, amarembo arakingwe, mudushyikire ko n'umurimo ntago baworoshye, mujye mudushyikira. Ariko ntago nsabye ubwo wayisanga. Yego,
turasuje rero turi kumwe n'umukozi w'Imana tugize umushaho ko tubonana na Christine Zaninka n'umukozi w'Imana n'umuvugo ubutumwa n'umuhanuzi uko Imana imushoje mukoresha uko nguko. Zani uraho namahoro gira amahoro Yesu ashimwe ayimbaza amakuru cy'iminsi nubwo atari myinshi cyane amakuru ni meza ariko abantu batabana burya bakamara iminsi batabonana iba yabaye myinshi iba yabaye myinshi nuko urukundo rwakonje urukundo rwarakonje ariko uko biri kose n'amasaha nayo ni myinshi ariko kantu kuko kuvuga ngo urukundo rwarakonje tukagira urwitwazo tukagira urwitwazo gatume tutagera ku cy'Imana duhamagariye. Oya ntago twakagira urwitwazo ahubwo nuko tugomba guca ibintu bitagira urukundo ahubwo twubaka urukundo. Ibande barabica ni bande bararwubaka ni twebwe abanyarwanda abantu twese dutuye isi. Yego umeze neza ariko umeze neza. Tugeze mu matariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 twayinjyanye. Yego uri kubona kugeza uyu munsi urabona bimeze biti? Nta kundi navuga ngo bimeze. Icyambere no gusenga ubundi njya nkunda kuvuga ngo buri muntu ku giti cye mu mutima wiwe. Yego ariko muririmbyi navuze ngo turimo turasiganirwa kugira aho tugira ute kugira aho tujya. Ubwo rero buri muntu wese arimo aragenda asiganirwa kugira ngo abashe kugera hagize ute ahari. Yego duherutse kuganira Zaninka utanga ubutumwa akuza no gutanga ku butumwa bwa ADPR ubwo ko hahoze umwuka wera ariko uyu munsi Imana ikwanenga yuko ibyo bintu byatakaye. Uvuga ijambo uvuga ngo ibarwaye ibarwaje kubera iki ADPR kuko utavuze andi madini? Nago impamvu na so uze kunyihanganira navuzemo ijambo rikomeye ndavuga ngo ahantu habaga hari umuriro ntabwo ingwe zahatinyukaga ariko uyu munsi ingwe nizo ziri gutinyuka iki wa muriro. Ingwe ni bande? Uko byagenda kose reka ngubwire nepo numbaze ngo wenda ingwe ni bande ahubwo iyo abantu barimo bakora ibyaha bakagenda bakaje imbere y'Imana burya imbere y'Imana barahatinyutse imbere y'Imana hari aho kubahwa mu nzu y'Imana hari aho kubahwa ariko uyu munsi ntabwo mu nzu y'Imana bakigira ute bakicubaha nguko byagira gute nguko byari bimeze mbere. Uyu munsi barahubahutse bakoreramo ibyangwa n'amaso y'Imana. Rero bishatse kuvuga ngo barahatinyutse batinyutse igicaniro c'Imana. Ariko iyo murebye nk'abakozi b'Imana mubarizwa cyane cyane no muri iryo dini mbona niki cyateye abantu gutinyuka ahubahauga bagatinyuka kugeza ubwo bazirura ibizira n'ibyo bizira bikinjira hera mukabyemera. Niki mubona iki cyateye ibyo bintu ko mbere bitabagaho? Ubu bajya bavuga ngo twageze muri viziyo ya 2020. Ubwo rero babonye niba twarageze muri viziyo 2020 abantu benshi wenda urugero dusubiye inyuma hari abantu batatinyukaga kwambara pasura ariko uyu munsi barimo barayambara. Umuntu utatekerezaga ko yayambara ni uri kugira ute ni uri kuyambara. Umuntu utatekerezaga ko yakwitukuza uyu munsi wa none ni wo wagize ute witukuje. Rero abantu batinyutse Imana bitewe nuko bajya bavuga ngo mbere uko byagendaga kose ngaho wakoreraga icyaha barahapfira. Yego hari umukobwa uvuga ngo mwafashwe ryari ese ubona bo bafashwe n'iki gituma bazirura ibyo bintu kandi aribo bantu ariyo ryari tabaza rimurikira abandi bantu bose uyu munsi bakaba bari kumurikirwa n'abandi? Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Matayo rivuga ngo nimucane itabaza ku musozi w'iwanyu kuko ari wo bagira ute barahuraho. Ni ukuvuga ngo abantu batinyutse Imana mu buryo bukomeye. Impamvu ni iki? Abantu wenda sinzi uko nabivuga ariko uko biri kose nepo ntiyanganire ariko abantu ntago bakicubaha Imana nguko bigize ute nguko bikwiriye. Abantu batinyutse Imana bikomeye baragenda barayimenyera ariko iminsi y'igisambo ni umunsi umwe gusa. Hari ijambo nasomye bivuga ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe bigoye.
bimwe mu bihe bigoye bizabaho abantu bazazura ibyo baziririzaga si iyo minsi siyo dusohoyemo turayibakubitira kandi bigomba kubaho none se niba barwaje barwaye ntibakora ibyaha uko bashaka umunsi uzaba umwe wonyine yego kandi iyo twaje hano ntabwo tuba tuje kubwira abantu ku ngufu ngo bahinduke ahubwo turababwira ngo bihane nibumva ko icyo nababwiye kibagezeho cyangwa se kigize icyo kigufasha uzahinduka kuko ntabwo ngiye nzabiguteramo ku ngufu kugira ngo ugire ute uhinduke ahubwo umutima wawe. Uyu munsi ugize umugisha wo kwicarana n'umuvugizi w'itoro rya ADPR nicyo kintu cya mbere wamusaba cyangwa nicyo kintu cya mbere wumva wamubwira? Nepo ibyo namubwira ni byinshi kimwe cyonyine. Urugero urabizi ko iyo umuntu afite ikibazo ageze imbere y'umubyeyi wacu perezida iyo akimubwiye umuvugizi w'itoro aragikemura we nawe reka muvuge ko n'umubyeyi wacu nawe agira ute aragikemura kuko ntago ajya yemera ko hari ibintu byahungabana abireba. Hanyuma rero ngeze imbere y'umuvugizi cya mbere turabanyamwuka ariko uko biri kose namusaba Nepo nyihanganire aratwumva ibyo byose message uramuha iramugeraho wamusaba iki cyangwa wamushimira iki katubwe gucyo? So icyo namusaba muri iyi minsi hari abantu bakabije kuba mu itorero ariko batarimo neza bari mu itorero. Reka wenda nongere nsubire inyuma gatoya. Hari uburyo bari kugenda bakavuga kuri ibi bintu by'abapasiteri n'abarimu bakamurwanya bakavuga ngo ntago aba yabikoze ariko uko biri kose n'umwuka w'Imana ushobora kuba wagize ute wamukoresheje. Ariko ikintu namusaba nuko yakomeza kureberera itorero akagenda kuramo. Hari abantu basesera bwihishwa bakagenda bagaca mu madirisha bagahingukamo imbere, bamara guhingukamo imbere rero bagatangira bakifata nabi. Uyu munsi wa none itorero ririmo riratukwa kubera iki? Kubera abo bantu bagiye basesera mu itorero bwihishwa. Rero ikintu namusaba nuko yakomeza kubera maso itorero ry'Imana nguko Imana yagize ute yari mushinze. Yego ndakeka message yawe iramugeraho kandi reka tuvuge ngo Imana igumufisa. Ni nka muri minsi tugezemo ni iminsi ndavuga ko igoye cyane ku bavuga butumwa ku bahanuzi bitewe n'impamvu ntaramenya kuko usanga ushobora kuvuga ngo ndumuvuga butumwa akahita guhunga bitewe nabo yahuye nabo bamutuburiye aho ati ndi umuhanuzi bitewe nabo bahuye bamukoze ibyo bintu. Muri make izina umuhanuzi, izina umuvuga butumwa, izina umurokore ni igitutsi uyu munsi. Ibyo urabizi nawe. Yego. Muri gukora iki? Muri gusenga gute kugira ngo mwongere muvane igitutsi kuri bene wanyu? Murasenga mute? Muratabaza Imana gute ko byazanywe na bene wanyu wenda? Urakoze cyane. Ibyo bavuga ni ukuri. Hari abantu bihishe muri uyu murimo, hari abantu bawihishemo aribo babandi baseseye bagahingukamo imbere hanyuma bagatangira guteza itorero akaga. Hanyuma rero hari abantu benshi bagiye wenda urugero hari umuntu wampamagaye umunsi w'ejo ambwira ijambo rikomeye, ambwira ku bantu yagiye agira ute ahura nabo, ariko ndamubwira ati Imana yonyine izi byose kuruta uko wagira ute wabimenya. Ariko reka mbwira abantu bakiri mu mwuka w'Imana, ariko nawe nepo nkubwira ngo haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali, sibyo? Haracyari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Hanyuma rero nibemere cyambere bakizwe babane n'Imana neza, kandi ikindi cya kabiri bagenzuze umwuka ijambo ry'Imana izarushaho kugira ute kubafasha. Abantu benshi bafite ibikomere bagiye bakomeretswa na bene data n'inshuti zacu abahanuzi, ariko nibagenzuza umwuka ijambo ry'Imana. Yego. Sani nka tugushimire tubabwire ngo Imana ibakomeze kandi Imana ibakomereze amaboko
nk'uko mubivuga ko uza we ntazatinda. Ndakubwira abantu ngo turi mu gihe cya nyuma, Yesu ari kweza umugeni kugira ngo azamwishire adafite umunkanyari cyangwa se ikizinga. Ivuga butumwa by'uyu munsi zane nka uri kuribona gute? Riri gukorwa neza, harasabwa iki kugira ngo ubwo butumwa rigende neza itanga umusaruro muri iyi minsi? Ivuga butumwa nibyo wahoze uvuga. Abantu ngo umuntu umwe yabayeho ngaho atukisha akora icyaha ariko atukisha abandi kandi batagendeye muri iyo nzira. Hanyuma rero abantu barimo batari gukora ivuga butumwa neza, barimo bagenda bangiriza uyu murimo w'Imana. Nibihangane bahindukire bababone ngo abakozi b'Imana, niba uko wari umeze mu minsi yasize uhindukire ubwire Imana ngo Mana nanjye ndashaka kongera kuba icyaremwigisha. Yego, urakoze cyane. Muri mbye yavuze ngo iri muri twebwe kibitubwira ni imirimo yose igenda ikora, abayivugana bibayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Zane nka Yesu aguha umugisha kumuguro utanze mbere ko utangiye ikiganiro. Reka tugusaba noneho usenga Imana ubundi ukunga kagiye kukuyobora uragenda uko nguko bitera message Imana yaguhaye. Ni karibu. Mana yacu, Mana nziza, Imana ifite ubutwari, Imana ifite imbaraga, uri umukozi w'umuhanga kandi ushoboye ibintu byose. Nyakubahwa mutabazi wacu, tabura kuboneka mu byago no mu makuba, tugirire neza. Duhagaze hano imbere ya kamera, twebwe ntacyo twabona twavugira imbere y'ubwoko bwawe bugiye kudutega amatwi, ahubwo data wa twese uri mu ijuru udukoze ikarajyaka ku munwa, twebwe tubigikoresho udukoreshe, izina ryawe rihabwe icubahiro kandi abantu bari bwumve message nabo bashigikire. Tope instance ubane nabo kandi ubambike imbaraga zo kuva mu byaha, ugira aho bakura ugire naho bashira, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze Mana, umara natwe muri uyu mwanya, udushigikire uturengere, ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Karibu. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka turirimbe uyu muririmbyi wa 272. Umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Ku irembo ari ku irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Ari ku irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ku irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ku irembo, ari ku irembo, nuko araje Yesu araje kandi ageze ku irembo. Maze mu isi yagizwe nshya, tuzabaho turugire, kudapfa kwakwiye gupfa tutakibabara. Ku irembo,
kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Bariya ni bande mana we. Aleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Turirimbye umuririmbyi utubwiye amagambo akomeye cyane. Uyu muririmbyi yaravuze ngo umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba yaje gukora nyabe tubane mu ijuru. Imana itugirire neza muvugire ngo amen. Hanyuma iyo umuntu ari ku irembo agakomanga baramukingurira. Ariko iyo umuntu anyuze inzira yapanye aba ari igisambo. Iyo bamufatiyemo imbere yaciye inzira yapanye, iyo bamufashe baramwica. Imana itugirire neza. Hanyuma Yesu avuze ijambo rikomeye, aravuze ngo nuko ageze ku irembo, ngo umukoraje ageze ku irembo. Nawe Yesu ari kukubwira ngo ageze ku irembo, ari kukubwira ngo mukingurire, ari kukubwira ngo ngera wemere umwemerere yinjire muri wowe, umubere igikoresho kizima. Imana ikugirire neza cyane. Hanyuma arangije ageze ku gice cya kabiri aravuga ngo ibyerekanwa kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ageze ku gice cya gatatu aravuga ngo ntihazabura intambara, nta nubwo amahoro azagira ute azahora. Imana itugirire neza. Wa muririmbyi we wikwishuka, cyangwa se wa mudiyakoni we, perezida wa korari, nawe pasiteri mushumba wikwishuka. Imana ivuganye nawe mu ndirimbo, irakubwiye ngo ntihazabura intambara, nta nubwo amahoro azahora, keretse Yesu aze gutsembaho urupfu n'iki n'ibya. Imana ikugirire neza. Amen. Yesu akugirire neza. Icyambere ni ugukiranuka ukabana n'Imana neza. Ntabwo hazabura ibigeragezo, ntuzabura ibigeragezo, ntabwo uzabura intambara. Ahubwo asenga ubwire Imana ngo Mana, muri ibi bigeragezo ndabicamo gute, muri izi ntambara nazinyuramo gute. Imana ikugirire neza kandi Yesu akwambitse imbaraga. Yesu yongere yinjire mu bugingo bwawe. Abantu benshi Imana yambwiye ngo ubugingo bwabo bwamaze gupfa, ariko nimusenge kugira ngo ubu bugingo bwongere buzuke. Imana ibagirire neza. Imana yambwiye ngo urukundo rwamaze gushira mu bantu, abantu bamaze kuba ibyihebe, abantu bamaze gutinyuka Imana. Ariko Yesu we nubwo mubikora mukabona acecetse, ariko ntabwo acecetse, aracabagenzura. Yesu aracagenzura. Yesu abagirire neza. Hari Sodoma n'Igomora hari gukorerwa biriya byaha, Imana yaravuze ati ahantu ntabwo nshobora kuharimbura ntaroherezayo abo kureba koko ko ibyo bahakorera ari iki ari ukuri. Ariko bahageze basanga ibyo bahakorera ari iki ari ukuri. Imana ikugirire neza. Mbese Yesu kagerutse kongera kugenzura, kaje kongera kugutestinga. Ibyo akugenzuyeho asanze ari ukuri. Imana ikugirire neza. Gahini yagiriye muri umuna w'ishari, aramwica. Hanyuma abantu benshi muri iyi minsi bafite amashari, barimo baricana mu buryo bw'umubiri, harimo n'abandi barimo bicana mu buryo bw'amagambo. Abantu babaye abanyamagambo, abantu babaye abarozi mu buryo bw'amagambo. Ariko Yesu ari kubigenzura. Ariko Mana,
Imana iraje tope estance. Imana iraje ije gukina n'abantu bayikinishije, abantu baracinye, ariko Imana iracyavuga ngo nimutsine kuko Imana ije kongera gukina n'abantu bagize ute bayikinishije. Imana ikugira neza cyane. Umuntu umwe yabaye aho ngaho ngo arangije abwira papa we, aramubwira ati papa ndashaka gukina. Hanyuma papa we aramubwira ati nta kibazo ngo haye uburenganzira bwo gukina. Imana yabahaye uburenganzira ngo buri muntu wese akora ibyo ashaka. Imana yatanze uburenganzira, ariko Imana niza gukina. Yakiniye muri Amerika, yakiniye muri kiriya gihugu, abantu barayibona, ariko sinzi niba mwarahinze umushitsi. Hanyuma uyu mwana abwira se ngo ndashaka gukina. Umwana bamuha uburenganzira, aragenda afata ibintu byo mu nzu byose, arangije arabitwika. Aragenda abwira se ati papa narangije gukina. Se aramubaza ngo mbese wakinye gute? Hanyuma aramubwira ati nagiye mfata ibintu byo mu nzu ndangije ndabitwika. Arangije aramubwira ati mwana wanjye wakinye neza, wakoze, mu gihe gikwiriye naho nzagushimira. Hanyuma mwana wa kabiri araza aravuga ati papa mukuru wanjye yakinye, nanjye ndifuza gukina. Reba ubugira gukina muri iyi minsi, reba agaciro urimo gukinishamo Imana, ariko Imana nayo ikabije gukina. Estaya bonesire. Imana iri kurira ku bwawe, Imana irababaye ku bwawe. Usubije Yesu ku musaraba, urongeye uramubambye, ariko ntacyo bitwaye kwameza ukine, kuko igihe kirageze Imana nayo ikaza kugira ute ikaza gukina. Yesu akugirire neza. Mwana wa kabiri nawe harangije mu burenganzira, aramubwira ati mwana wanjye genda ukine ngo wayi uburenganzira. Aragenda ajya mu myaka bari barahinze, arangije arayitwika, afata ikibiriti, arangije ararasa, imyaka yose igira ute irasha. Arangije aje imbere y'umubyeyi, aramubwira ati papa narangije gukina. Aramubwira ati wakinye gute? Ati nagiye muri ya myaka iri mu murima ndangije nyine. Wowe utekereza ko waba warakinye neza, ariko ntabwo wigeze ukina neza. Imana yarakurebye isanga warakinye nabi, warinejeje, urishimisha, ukora ibyaha, urinezeza. Imana irakureka, ariko reka ngubwire ngo rata mugiye guhurira mu nzira. Umwana wa kabiri nawe arangije aravuga ati papa none ko nakinye ngakina gutya, wowe kuri gukina gutya. Aravuga ati umva ndeke ngine kuko nawe wagize ute narakuretse urakina. Arangije aramufata nawe abamutereye mu ruzi. Umwana wa gatatu ati papa wambabarira ko nanjye mbonye, wambabara ko ntazo hari igihe uzifuza gusaba imbabazi, igihe cy'imbabazi cyaragize ute cyararangiye. Reka nkubwire ngo papa, yewe mubyeyi, mama nawe mukuru wanjye nawe murumuna wanjye, hari igihe musifuza kongera kubwira Imana ngo Mana. Hari abantu bajya bifuza kwihana bageze mu kaga, ariko babona akaga karangiye, hanyuma bakongera bakagira ute bagakora ibyo bagize ute ibyo bashaka. Reka mbabwire ngo ingoni y'Imana ishibukiye abanze kugira ute ishibukiye abanze kumva. Imana ibagirire neza. Hanyuma n'umwana wa gatatu nawe yaramufasha mujugunya hehe, amujugunya mu ruzi. Yesu akugirire neza. Umwana ageze ku irembo, arimo arakomanga, ari gukomanga, mukingurire. Amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Papa amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva. Mama amatwi ari mu rupfu ntabwo ajya yumva. Imana ikugirire neza. Ngo hanyuma ngo yari mu kigori, ngo uragenda iradamarara, ngo ariko bakayibwira ngo wangongo wava muri iki kigori, kw'iki kigori bagiye kugitwika kigiye koswa. Hanyuma cyarangiza kikavugira ngo ndaciyumvira iki, ndaciyumvira icyanga. Birashoboka ko nawe uciyumva icyanga y'isi. Isi iracyakuryohanye. Ubushize umunyamakuru Nepo yarambajije ati umuntu umwe yararirimbye aravuga ngo isi iracyaryoshye. Birashoboka ko nawe isi kuryohanye, wanya amafaranga abaye menshi, amafaranga wasimbuje Imana. Reka mbwira abantu bari hanze mu bihugu byo hanze, Imana yambwiye ngo tayiboresire gustinevo. Benshi muri bamwe akazi bagiye kukabura. Kubera iki? Imana yarabahendahenze, mwanga kumva ibiti, amatwi muyavuniramo ibiti. Abantu benshi bagiye kuja baja mu kazi, bagira mu kazi basange ibintu byahindutse, musubireyo. Kubera iki? Imana irimo irabashaka, Imana irimo irakomanga, Imana irimo irabinginga, Imana iri kubabwiza ukuri, iri kubabwira ngo ni mwihane, ariko abana b'abantu mwanze kumva. Tope estaya bonesire.
ibone sanse contre move sanse doveri yasire mando yasika. Imana ikugirire neza cyane kandi Yesu akubere maso. Wongera usenge, wongera winginga Imana, wongera uyibwire ngo Mana burya aho naringeze ni habi, abantu baradamaraye, abantu barasinziriye, nimukanguke yewe wa mufarisayo we, yewe wa mufarisayo wawuza amategeko ari kuyica ukaba uwa mbere. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urasinziriye, wabaye umupfapfa. Abantu bari ku ntara ariko ntibabizi ko bari ku ntara. Abantu bari ku minzani ariko ntibabizi. Barimo baratoteza Imana ngo yanze kubasubiza. Nibihe bikorwa uri gukora Imana iri kunezererwa kugira ngo yishuze. Uri kuyishuza iyihe mirimo wakoze. Imana ikugirire neza cyane. Ni iyihe mirimo ufite wakwishuza Imana? Fite mirimo kuzibutsa Imana ku munsi mubi, dore abandi barangije gukora wowe ucicane. Igiye cyo kuruka dukore, umukoresha wacu agiye kuza kuduhemba. Imana ikugirire neza cyane. Ni iyihe mirimo ufite? Ni iyihe mirimo ufite? Bantu bahise imihigo barayigerekeranya ariko ntibayihigura. Reka mbabwire ngo Imana ije kongera kubabaza ibyo yagize ute, ibyo yabahaye. Niba warahize umuhigo uhuye n'ikibazo kigakemuka, ugavunira ibiti mu matwi, hanyuma ukongera ugasenga, wahura n'ikindi kibazo ati Imana burya bizagenda gutanura mu kungizije, hanyuma Imana naco ikagikora. Wa n'umuhigo ugerekeranyije n'ubundi. Bantu bagerekeranyije imihigo ariko ntacyo bitwaye. Kina kuko Imana nayo irageze ije kugira ute, ije gukina nawe. Reka ngubwire ngo munyarwanda, reka ngubwire nawe uri mu bihugu byo hanze ngo Yesu arababaye, wongeye kubamba Yesu, wongeye kumusubiza ku musaraba. Yesu ari kurira, Imana ikugirire neza. Yesu ari ku musaraba ngo igisamba kimwe kirangije kirabirindwa akibwira Yesu ngo niba uri umwana w'Imana ugira ute, wikize natwe dukize. Ariko ikindi cyo kirangije kiravuga ngo Yesu rata, ibyo twakoze turabizi, wowe ibyo wakoze ntubizi, wa mugabo w'ibyo wakoze ntubizi, wa mubyeyi w'ibyo wakoze ntubizi. Imana ikugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bw'isi ko bwanditswe na Matayo. Yego. Ibice 25 umurongo wa mbere, turasoma mirongo nk'itatu. Imana idufashe cyane. Reka dusabe rero umunyamakuru adufashe gusoma ijambo ry'Imana. Matayo ibice 25 umurongo wa mbere. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Matayo ibice 25 umurongo wa mbere. Umugani w'abakobwa 10. Yego. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10. N'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi batanu bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira, bagira ute, barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, rw'uko umukwe agize ute, aje. Nimusohoke tumusanganire. Maze abakobwa bose barahaguruka, baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge babahakanira kure, ati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira kuri yuko ntigize narabahendahenze cyenje mwanga kumva.
ariko ndababwira ko ntabasi nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa rero mube maso kuko mutazi umunsi ni iki ni igihe Imana ibagirire neza muvugire ngo amen amen. aba bakobwa 10 bose bari bafite amatabaza ariko batanu bari bafite amatabaza ariko nta mavuta bagize ute bafite abandi bafite amatabaza bafite n'amavuta ngo hanyuma bicara bategereje iki bategereje umukwe bose baramutegereje hari babandi bafite amavuta n'amatabaza bategereje umukwe hari babandi batayafite bafite amatabaza yonyine bategereje iki umukwe bose bari barindiriye Imana itugirire neza munyabyaha musambanyi umujura wowe uri kujya gucura buri munsi nawe utegereje Yesu kwagizagira ute kwazaza nawe utegereje Yesu utegereje umukwe mukiranutsi nawe warategereje bantu twese turategereje Imana ikugirire neza ngo hanyuma ngo nuko mu gicuku bumva urusaku yuko umukwe agize ute yukwaje ngo hanyuma barahaguruka bagira ute baboneza bivuga ngo nubwo bari bategereje bari bafite amatabaza ngo hanyuma bari bafite n'iki bafite n'ibibiriti kugira ngo barase bagende bagira ute babamurikira ngo hanyuma ngo aba bantu batari bafite amavuta babwira bari bayafite ati nimuduhe kuri ayo mavuta barabwira ati oya nimugende namwe mujye hehe mubahanjuze Imana itugirire neza mumvugire ngo amen Imana itugirire neza oh haleluya tope staya bonne sens Mana yarakwinginze cyera yaguhenda yakubwira ngo mwana wanjye iki ni igihe cyo kwezwa gihe ni igihe cyo kubana n'abandi amahoro ariko abantu baradamaraye mbese wa mugabo uradamaraye wa mubyeyi uradamaraye reka ngubwire ngo Imana ije gusaka ni gusaka ntabwo bizakubera byiza Imana igufashe cyane nyamara wibwira ko ufite amavuta ariko yamaze gukama nyamara Imana irakwinginga irakubwira ngo iki ni igihe cyo kwihana igihe ni igihe cyo kwigenzura ni igihe cyo kubwiza Imana ukuri Yesu akugirire neza yewe munyamasengesho Imana ije gusaka topa estaya bonne sanse gostine fosa de verias ye topa staya wirevo sanse de verias le mando yasika Yesu ari kukwinginga ari kukubwira ngo ongera ucunde ushaka amavuta hakiri kumanywa reka ngutangarize itangazo ubwire ngo bugiye kwira hagiye kuba mwicura burindi reka nongera mbabwire ngo abantu bari ku mugoroba abantu bari mu gicuku ariko ntago bazi neza ko bari hehe bari mu gicuku Imana ibagire neza ariko reka nongere mbabwire ngo umukwe agize ute araje kandi aje kwikorera naza aje gukora nta muntu n'umwe uzagira ute uzamufasha Imana igufashe Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza Imana ibwira Nowa iramubwira ngo Nowa jya mwishamba ushakamo igiti cyitwa gofero utangira ukibaza wubaka inguge hanyuma ngo nuko ajya mwishamba ashakamo igiti cyitwa gofero ngo aratangira arakibaza ngo arikabwirwa ijambo rikomeye harabwirwa ngo hamagara abantu baze bagufashe ngo nukora bahamagara harababwira ngo nimuze tubaze yewe munyamasengesho ngwino ubaze uri guhamagarwa kuri uyu munsi wa none Yesu ari kukubwira ngo ngwino ubaze Yesu ari kukubwira ngo ngera wihane Yesu ari kukubwira ngo ngera wicuze wongera ubwiza Imana ukuri hari ibikunaniye hari ibiguhetamishije hari ibitumye udatambuka ariko ari kukubwira ngo ngera ubaze ngo nuko arababwira ngo nimuze tubaze kuko igihe kigeze imvura ikagira ute ikagwa ngo nuko baramufasha barabaza ngo ariko igihe cy'umwaka kigeze ngo babonye imvura itaguye babwira Nowa ngo ni umusazi baramubwira ngo yewe Nowa kubera iki watubeshe ngo imvura izagwa ariko noneho rata ariko Mana bantu b'Imana ni igiki mwitwaje Yesu igihe yabingingiye igihe yabahendahendeye kababwira ngo ni mwihane mugakomeza mugafa Mana we Yesu araje kandi aje gukora icyo yagambiriye gukora
Imana ibagirire neza. Tope instance tayi bonesire Gostinevo sasedo veriasire mando yasika hele wazo pe estaya bonesance Gostinevo sasedo veriasire etabo chenevoni sheria bo sasedo veriasire abantu baradamaraye abantu barasinziriye ariko Imana ije kubakangura Imana ije kubakangura Imana ije kwishakira abantu bazimiye Yesu abagirire neza kandi Yesu abashigikire yemwe banyamagambo Imana ije guca agasuzuguro topestase mwigiza abafarisayo ku ngufu. Reka nongere babwire ngo mwibuke ko abafarisayo bari bazi amategeko ariko kuyica bakaba bambe ngo barasobanukirwaga mu rusengero barigishwaga ku ma YouTube barigishwaga ndetse yewe no mu maradiyo barumvaga ariko gushira mu bikorwa ntibibe muri bo. Ntacyo uzashinja Imana, ntacyo uzayishinja. Imana ikugirire neza, ntacyo uzayishinja. Yesu ari kukubwira ngo ngari umwitabukire muzima. Hari igihe umuntu arwara akagera aho bikomeye akifuza kwihana kubera kutihanya hakiri kare, ezwa hakiri kare, hakiri kumanywa, kuko igihe kigiye kugera ugiye gushaka uburyo ugiye kwihana bitagishoboka. Ugiye gushaka uburyo ugiye kwihana bitagishoboka. Rero reka nkubwire ngo ezwa hakiri kumanywa bugiye kwira, hagiye kuba mu gicuku, hagiye kubicura burindi. Imana ibagirire neza cyane. Yemwe bantu muza ku mashusho medi kumukwagize ute yukwaje ngo hanyuma barahaguruka bagira ute baboneza bivuga ngo nubwo bari bategereje bari bafite amatabaza ngo hanyuma bari bafite n'iki bafite n'ibibiriti kugira ngo barase bagende bagira ute babamurikira ngo hanyuma ngo aba bantu batari bafite amavuta babwira bari bayafite ati nimuduhe kuri ayo mavuta. Barabwira ati oya nimugende namwe mujye hehe mu bahanjuzi. Imana itugirire neza, mumvugire ngo amen. Imana itugirire neza. Oh haleluya. Tope staya bonne sense. Mana yarakwinginze kera, yaguhenda yakubwira ngo mwana wanjye iki ni igihe cyo kwezwa, ni igihe cyo kubana n'abandi amahoro. Ariko abantu baradamaraye, mbese wa mugabo uradamaraye, wa mubyeyi uradamaraye. Reka ngubwira ngo Imana ije gusaka, ni gusaka ntabwo bizakubera byiza. Imana igufasha cyane, nyamara wibwira ko ufite amavuta ariko yamaze gukama. Nyamara Imana irakwinginga, irakubwira ngo iki ni igihe cyo kwihana, igihe ni igihe cyo kwigenzura, ni igihe cyo kubwiza Imana ukuri. Yesu akugirire neza. Yewe munyamasengesho, Imana ije gusaka. Topa estaya bonne sense Gostine vosa sedoveriasi topa staya wirevo sasedoveriasi remando yasika. Yesu ari kukwinginga, ari kukubwira ngo ongera ucunde ushaka amavuta hakiri kumanywa. Reka ngutangarize iri tangazo ngubwire ngo bugiye kwira, bugiye kwira, hagiye kuba mwicura burindi. Reka nongera mbabwire ngo abantu bari ku mugoroba, abantu bari mu gicuku ariko ntago bazi neza ko bari hehe, bari mu gicuku. Imana ibagire neza. Ariko reka nongere mbabwire ngo umukwagize ute araje kandi aje kwikorera, naza aje gukora nta muntu n'umwe uzagira ute uzamufasha. Imana igufashe, Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo Nowa jya mu ishyamba ushakemo igiti cyitwa gofero utangire ukibaze wubake inguge. Hanyuma ngo nuko ajya mu ishyamba ashakamo igiti cyitwa gofero ngo aratangira arakibaza, ngo ariko abwirwa ijambo rikomeye. Harabwirwa ngo hamagara abantu baze bagufashe, ngo nuko arabahamagara, harababwira ngo nimuze tubaze. Yewe munyamasengesho ngwino ubaze, uri guhamagarwa kuri uyu munsi wa none. Yesu ari kukubwira ngo ngwino ubaze, Yesu ari kukubwira ngo ngera wihane, Yesu ari kukubwira ngo ngera wicuze, wongera ubwiza Imana ukuri. Hari ibikunaniye, hari ibiguhetamishije, hari ibitumye udatambuka, ariko ari kukubwira ngo ngera ubaze. Ngo nuko arababwira ngo nimuze tubaze, kuko igihe kigeze imvura ikagira ute ikagwa. Ngo nuko baramufasha barabaza, ngo ariko igihe cy'umwaka kigeze, ngo babonye imvura itaguye, babwira
Nowa ngo ni umusazi, baramubwira ngo yewe Nowa kubera iki watubeshe ngo imvura izagwa, ariko noneho rata, ariko mana bantu b'Imana ni igiki mwitwaje? Ni igiki mwitwaje? Yesu igihe yabingingiye, igihe yabahendahendeye kababwira ngo ni mwihane, mugakomeza mugafa, mana we Yesu araje kandi aje gukora icyo yagambiriye gukora. Imana ibagirire neza. Tope estance tayi bonesire gostinevo sansedo veriasire mando yasika ni wazo pe estaya bonesance gostinevo sansedo veriasire etabokenevoni sheria sansedo veriasire. Abantu baradamaraye, abantu barasinziriye, ariko Imana ije kubakangura, Imana ije kubakangura, Imana ije kwishakira abantu bazimiye. Yesu abagirire neza kandi Yesu abashigikire. Yemwe banyamagambo, Imana ije guca agasuzuguro. Topestance mwigize abafarisayo ku ngufu. Reka nongere babwire ngo mwibuke ko abafarisayo bari bazi amategeko ariko kuyica bakaba bambere, ngo barasobanukirwaga, mu rusengero barigishwaga, ku YouTube barigishwaga, ndetse yewe no mu maradiyo barumvaga, ariko gushira mu bikorwa ntibibe muri bo. Ntacyo uzashinja Imana, ntacyo uzayishinja. Imana ikugirire neza, ntacyo uzayishinja. Yesu ari kukubwira ngo ngari umwitabe ukiri muzima. Hari igihe umuntu arwara akagera aho bikomeye akifuza kwihana, kubera ko utihanye hakiri kare. Ezwa hakiri kare, hakiri ku manywa, kuko igihe kigiye kugera ugiye gushaka uburyo ugiye kwihana bitagishoboka. Ugiye gushaka uburyo ugiye kwihana bitagishoboka. Rero reka nkubwire ngo ezwa hakiri ku manywa, bugiye kwira, hagiye kuba mu gicuku, hagiye kubicura burindi. Imana ibagirire neza cyane. Yemwe bantu muze ku mashusho media, aho kugira ngo muvuge ibyubaka abandi, murimo muragiye kwa runaka ati runaka gutya na gutya. Imana yambwiye ngo simwe mubahamagara, ahubwo wowe n'umutima wawe nawe manza wimenye, ubona ugende utokore agatukorwa kari mu ijisho rya mugenzi wawe. Imana ikugirire neza. Imana yambwiye ngo abantu baza hano ku mashusho media baje kuvuga abandi. Imana yavuze ngo mbese kugenda ukabatunga urutoki ukavuga ibyo bakoze, ukabashira ku itangazamakuru, nyamara umutunga urutoki rumwe, wowe izisigaye ziri kugira ute? Ziri kukureba. Imana ibagirire neza. Yemwe bantu nimwihangane, mubane n'abantu bose amahoro. Nta kindi Yesu ashaka. Yazanywe na buri muntu wese, kandi yazanywe no kugira ngo yite kuri buri muntu, ariko twebwe abantu twanze kuyumvira, dushira ibiti mu matwi, turinangiye imitima. Ariko Yesu aragarutse. Yesu aragarutse, we haje gukora igikwiriye. Tugiye gusenga, tugiye gusenga Imana, tugiye kwinginga Imana. Umuririmbyi yavuze ngo Yesu ageze ku irembo, arimo arakomanga, aravuze ngo mukingurire. Yesu akugirire neza. Nasomye ijambo ry'Imana riri mu Byahishuwe, riravuga ngo mpagaze ku rugi ndimo ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, nzinjira iwe dusangire, ngo kandi unesha nzamuha kwicara na nanjye kuri ya ntebe yanjye. Imana ikugirire neza. Haleluya. Kingurira Yesu, umukingurire mu umutima wawe. Tope estance tayi bonesire. Bantu bananiwe kugera ku musaraba, bantu bari guhura n'ibicandege nibagera ku musaraba, ariko noneho muri uyu mwanya urabwiwe ngo ihangane ugera ku musaraba. Bantu basubiye inyuma kubera abantu bagize inzitwazo zikomeye, ariko Yesu avuganye nawe arakubwiye ngo ngera. Ibyo byasubireke nurangiza ugera ku musaraba. Yesu akugirire neza. Amen.
Yesu akwambitse imbaraga kandi Yesu yongera gutinyure, Yesu akubere maso, Yesu agushigikire. Imana ishimwe. Tope estance tayi bone sire gustine fo sanse doveria sire ya uri manda yasika uri gerere uri meni takuwa. Yesu akugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Warucogoye, warunaniwe, birashoboka ko ari wowe ufite itabaza ariko amavuta ntayo. Ihangane wongere ubwire Imana ngo Mana ndashaka amavuta kugira ngo igihe cyose nzatungurirwa uzasange niteguye. Mbese uri mu bantu Yesu azasanga witeguye cyangwa uri mu bantu Yesu azasanga ugisinziriye ari kukwinginga akubwira ngo kanguka hakiri ku manywa bugiye kwira. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko usinziriye, birashoboka ko unaniwe, ngo ariko Yesu ngo arangije abwira abakobwa batanu, arababwira ngo yanga kubafungurira kubera ko bagiye gushaka amavuta igihe bumvaga ko umukwe agize ute aje. Si cyo gihe baje gushaka amavuta, ahubwo bari bakwiriye gushaka amavuta hakiri kare. Rero shaka amavuta hakiri kare kuko bugiye kwira, hagiye kubicura burindi. Reka ngubwire ngo imvura iyiguye nyamara ikagusanga ahantu hatari amazu, imvura irakunyagira. Nyamara ndahanuye Imana ikugirire neza. Iyo imvura iguye ikagusanga ahantu hatari amazu irakunyagira. Kandi kugira ngo ibyo wanyagiranywe kugira ngo wumuke bisaba izindi imbaraga. Keretse izuba rivuye Yesu akwambitse imbaraga. Hanyuma iyi mvura nigwa ikagusanga ahantu hari umubande, ahantu hatari amazu, iyi mvura uzayikira. Imana ikugirire neza. Pesta ya winevo sanse doveria sire mando yasika. Ita bove sanse doveria sire mando yasika. Imana ibagirire neza. Abantu bari mu mubanda ari benshi, abantu bari ahantu hatari amazi ari benshi, ariko reka mbabwire ngo rata nimwitege ko iyi mvura nibasanga ahantu hatari amazi izabanyagira. Yesu abagirire neza. Toke esta ya winevo. Heta bove sanse contre bokeria vayasire. Nimwongere musabe ingweto. Abantu Imana yambwiye ngo ingweto bari bafite zamaze gusaza, ahubwo nimwongere musenge, musabe Imana ingweto, musabe Imana uburinzi. Imana ibagirire neza kandi Yesu abambitse imbaraga. Nimuve ku miryango, nimwinjira mu nzu imbere. Tope estance abantu benshi bugamye kumbaraza, ariko buryo umuntu ari ku rubaraza amashuheza agira ute amusanga ku rubaraza. Imana ikugirire neza cyane. Wowe unyumvishe papa, Imana ikugirire neza. Mama, Imana ikugirire neza. Yesu akubere maso, Yesu agushigikire, Yesu yongera agaruke mu buzima bwawe. Imana ikugirire neza. Wongera ubwire Imana ngo Mana uninde kunyagirwa n'iyi mvura. Abantu baradamaraye, abantu barasinziriye mu bihugu byo hanze, mwitwaje amafaranga, ariko reka mbabwire ngo rata imvura ziraje kandi zitandukanye. Top estance amafaranga mwayimuje Imana, ariko Imana iracyakora, irababwiye ngo nimukanguke muve mu byo mwibwira. Yesu abagirire neza. Reka dusenge. Wimuye Imana, wimika ibigirwamana, ariko Yesu ari kukubwira ngo ongera ugaruke, ubwire Imana ngo Mana ngirira neza. Tugiye gusenga. Uri nyakubahwa kandi uri umukozi w'umuhanga, uri ibyiringiro byacu, uri umuhoza. Topesta etayi bonesire gustine vo sanse doveria sire mando yasika. Eta bove sanse contre bokeria vaya. Tugirire neza
urengera abantu bawe ubiteho ku manywa na nijoro wongera ubambike imbaraga ubavuganire ku manywa mu izina rya Yesu Kristo kuko abantu benshi bari ku mugoroba ariko ntibazi ko bari ku mugoroba abantu bari ku ntara ariko ntabwo bazi ko bari gushungurwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abantu bari ku minzani ariko ntabwo bazi ko bari ku minzani mu izina rya Yesu Kristo abantu bari kubona isi baryohanye ariko Mana we urambwiye ngo inyundo yawe ije guhondagura banze kumva topesta ya bonne sanse gostine vosayibone kandi urambwiye ngo burya umukubuza aracakubura etabove sanse contre bove sheri ya vosire gostine vosanse doveri ya sire mando ya sika etabove sanse contre bove topene vosanse dokeri urambwiye ngo abantu benshi uje kubakanguza ibimenyetso heto pesta ya bonne sanse gostine vosanse doveri ya sire etabove sanse contre bove sheri ya vosanse doveri ya etabokene voni Rejetable sanse contre bokeria. Ele wazo pe estanse. Gustine vosanse doveria sire. Ayiwe uri kumbwira ngo injereri zicuze mu matwi ya benshi. Ele wazo pe esta ya bonne sanse. Gustine vosanse doveria sire mando ya sika. Urigerere urimeni takuwa. Topesta ya bonne sanse. Gustine vosanse doveria sire. Kandi urambwiye ngo isanduka bayifashe bayijyana aho ikwiriye kujya nyamara isanduka ntabwo ijya imenya aho igiye uretse abayifashe bamenya aho bayijyanye rejetable sanse contre bokeria vayasire gustine vosanse doveriasire mando yasika urigerere urimeni takuwa topesta ya bonne sanse gustine vosanse doveriasire mando yasika ile wazo pe esta ya bonne sanse gustine vosanse doveriasire urambwiye ngo iyo urutondore rugiye guturika ntabwo umuntu amenya igihe urutondore ruturikiye Revosanse doveria sire mando yasika urigerere urimeni takuwa topesta ya bonne sanse gustine vosanse doveria sire etabove sanse contre bovenianse gustine vosanse doveria sire urakoze nyakubahwa yene wazo pe estanse tayi bonne sire gustine vosanse doveria sire mando yasika yasugirira neza abantu bawe ubambike imbaraga kandi wongere bakure mu rungabangabo urambwiye ngo abantu benshi bari mu rungabangabo ntabwo bazi aho bari kujya nyakubahwa Imana reka wongere ubagirire neza wongere ubabere ambasaderi izina ryawe nirishimwe urakoze gumana n'abantu bawe ugumane n'abantu bawe ubiteho kandi ubagirire neza umve kwinginga no gusenga ubwiza bw'Imana bubane nabo wongere wivuge ntareye mu muryango wa Yuda izina ryawe nirishimwe urakoze gumana natwe muri uyu mwanya kandi ushigikira abantu bawe bagiye kumva ibi biganiro bigira aho bakura bigire naho bibashira izina ryawe rishimwe urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu amen. Imana iguhe umugisha ku kiganiro cyiza kandi ku butumwa bwiza ugejeje ku bantu b'Imana reka mvuge ngo Imana ikomeze ikwagure. Reka tugusabe noneho mbere yuko tukurekura utanga nimero za telefone kugira ngo ushaka zakubone. Ni karibu 078 51 34 65 078 51 65 Imana ibaho umugisha. Nawe Imana igumushije ufite bavandimwe mwari muduteze amatwi muri kano kanya kiganiro tugisubikiye hangaha ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao.